Imibare y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda yifashishwa kugeza ubu niyo mu ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire rya 2012 aho ryagaragaje ko bari ibihumbi hafi 450. Gusa ihuriro nyarwanda ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga n'idoro bavuga ko ubu bategereje kwibarura nk'iri rya 2022 rizabaho imibare nyayo y'abantu bafite ubumuga kuko iyi ngiyi hari abo yasize inyuma kandi ubu bamaze gukura. Uyu ni Sorgumwe Jean Claude, umukozi muri Nidoro ukuriye umushinga ukurikirana uko amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga yubahirizwa mu Rwanda. Cyane ko abari bafite ubumuga icyo gihe bari munsi y'imyaka 5 ntibarimo, hari abashobora kuba baracikanwe n'ibarura ntibibaruzi. Dutegereje ibarura rizakurikiraho ko bizasobanuka imibare noneho yose ikazisobanutse. Sorgumwe Jean Claude akomeza avuga ko kutagira imibare hamye y'abantu bafite ubumuga bibagiraho ingaruka no mu iterambere ryabo kuko bigorana kubateganyiriza. Guteganyiriza umuntu cyangwa umubare w'abantu kuri budget y'igihugu bisaba ngo uzi umubare, uzi ni bande urimo guteganyiriza bakeneye iki. Iyo rero imibare itajyanye n'ukuri kuriho byanze bikunze mu kubategurira mu planification biragorana, uteganya bike wagera ko mu baturage ugasanga hakenewe byinshi cyangwa se ibyo wanateganije ugasanga sibyo bikenewe. Umva ni ikibazo bidindiza iterambere ry'abafite ubumuga, ariko umunsi tuzo twabonye imibare nyayo tuzamenya ngo ni iki bakeneye kiri nyacyo, cege tuzaba turi mu nzira nziza kandi tuzagira ku ntego yuko buri wese yagira amahirwe angana yaba afite ubumuga cyangwa atabufite. Kugira imibare hamye y'abantu bafite ubumuga numwe mu myanzuro komite mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga yatanze ku Rwanda nyuma yo gusuzuma raporo yarwo yibanze ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga yo muri Werurwe mu mwaka wa 2019. Ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda bakizeza ko iyi mibare izaboneka mu ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire rya 2022. Uyu ni Uwayezu Beatrice, umukozi muri iki kigo mu ishami rishinzwe amabarura. Turizera ko iyi mibare y'abafite ubumuga mu Rwanda tuzabasha kuyibona muri ribarura rusange kuko dufitemo ibibazo bizadufasha kumenya imibare y'abafite ubumuga. Tuba twarahuguye abakara n'ibibarura ku buryo bagomba gufasha uwo bagiye kubarura gutandukanya ubumuga n'uburwayi. Ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire rya 2022 riteganyijwe ko rizaba kuva tariki 16 z'ukwa munani kugeza tariki 30 z'uko kwezi. Kugira ngo iyi mibare y'abantu bafite ubumuga iboneke mu buryo bunoze, Nidoro igasaba abaturage kuzabigiramo uruhare batanga amakuru ya nyayo ku bibazo bazabazwa. Inosa Habumugisha, Radio Salusi, i Kigali.